amahoro y'Imana nabane namwe. Ya mama Zulu aba yabatetesheje yabatekeye utuntu turyoshye. Reka mbabwira akantu k'ubwenge. Okay, nyanya nimugezi parashya nitashyiramo royiko. Halo, muraho neza nshuti zanjye. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Reka mbabwire ko mbakunda cyane. Nk'ibisanzwe ni kuri mama Zulu muri gahunda yacu yo guteka. Murabizi ko twimukiye mu mujyi, mu cyaro tuzasubirayo ubutaha. Abifuza ko nzasubirayo mu byandike muri comment, abifuza ko nguma mu mujyi namwe mu byandike. Abazaba benshi nzabumvira. Nimuba benshi mvuga ngo gumaha mu mujyi, nzahaguma. Nimuba benshi mumbwira ngo nsubire mu cyaro, aba ariho nzajya ntekera ibintu byose, nabwo nzasubirayo. Ubwo tuzareba umubare mwinshi w'abazahitamo. Yes, uyu munsi rero turi muri gahunda yo guteka ifunguro. Uyu munsi nabateguriye ifunguro rya special. Ngiye guteka special. Mushobora gutekereza muti ese mama Zulu kujya tweretse special kandi natwe tuzi kuyiteka. Wa mugani w'inyogoye, buri muntu agira inyogoye yogamo. Niyo mpamvu tugomba kujya tugira gute ukazana ibyawe nanjye nkazana ibyanjye, tukagenda nyine twiganana ibizakuryohera akaba ari byo uzabiteka, sibyo? Wenda ngiyewe ushobora kuba nshyiramo inyanya mbere wowe ukazishyiramo nyuma, ushobora kuba bitunguru wowe ukunda ibihiye ngiyewe nkakunda ibidahiye, ushobora kuba buri muntu wese afite uburyo ateguramo amafunguro yiwe. So wowe ushobora guhindura ugategura uko mama Zulu yateguye ugasanga nibyo bikuryoheye, kimwe nuko bitakuryohera ukaguma ukora ibyawe ntacyo bitwaye. Aha mureke rero mbereke ibyo nateguye kugira ngo dukore iryo funguro, ariko tutarabibereka nshuti zanjye, ntarabibereka nagira ngo ngushimire wowe wakoze subscribe. Wowe utarayikora nawe yikore n'ukuri, iyo uyikoze biradufasha kandi babinyereka yuko ndi kumwe n'abantu. Murabona ko turimo kugenda tuzamuka buhoro buhoro, gusa views zirimo kugenda ziba nkeya. Nshuti yanjye, wambabariye ukajya ureba video ukayirangiza. Uyirangije byagutwara iki koko? Okay, niyo utayirangiza basi ukageza mu cya kabiri, kuko iyo utayirangije ukayicikiriza biragorana. Ndagusaba rero niba ukunda mama Zulu jya ureba video uyirangize, nyuma yo kuyireba uyisakaze mu nshuti zawe, ukora icyo bita share. Usharing uhereze bagenzi bawe cyangwa isangize bagenzi bawe, bityo turebe ko hari aho tuva ari naho tugera. Imana ibaho umugisha. Reka mbereke ibyo nateguye kugira ngo dukore special yacu. Murabona ko hano dufite ibirayi, dufite ibitunguru, dufite inyanya, dufite poivro, dufite amagi, tukagira black pepper, umunyu, tukagira royiko, tukagira n'amavuta ndetse n'ipanu turi bukoresha. Ya ntujye kure, ukomeze ukurikirane gahunda yose uko turi bubigenze. Tangirane no gukata ibirayi. Yenda banza nkakata twose gutya. Iyo maze kubikata gutya mpita noneho ngenda nkora udufiriti. Nkora duto ariko n'ushatse wanakora binini biterwa n'ubushake bw'umuntu ibyo akunda. Ye nkora dutoya turinganiye. Maze gukata ibitungu maze gukata amafiriti, birayi nabishyizemo hano mu mazi kugira ngo bitaza kumagara, kuko mu gihe ndimo gukata bino bishobora kuma kandi nkabishyira amavuta byumagaye, ntabwo ari byiza. So hakurikiyeho rero gukata ibitunguru. Mwibuke ko nababwiye mbere ko nkunda ibitunguru binini mu biryo, ariko muri special nkoresha udutunguru duto cyane.
duto kabisa, kimwe nuko nashyizemo n'ibinini. Nta mategeko hano umuntu wakase igitunguru kinini, sibyo? Dore nkata tuno dutoya gutya. Inshuti zanjye buriya mu buzima buri muntu agira ikintu kimubangamira mu mikorere ye. Ikintu bita gukata ibitunguru ndabyanga, ku buryo iyo ntetse mba numva nazana umuntu akagira gute, akankatira. Okay, ibitunguru ndabirangije, ngiye gukurikizaho poivro. Yewe nkunda poivro nyinshi muri special. Ndashyiramo, ntabwo nyimariramo, ariko ndashyiramo akanga, ndashyiramo iyi ngiyi. Nongere mbisegureho muri iyi minsi muri karitsiye yacu barimo kubaka, ku buryo mva ni urusaku rwose, burica sawundi yanjye. Naho nkata duto, nkata duto. Naho nkata dutoya. Ya mama Zulu aba yabatetesheje, yabatekeye utuntu turyoshye. Ngaho ibyo kurya byo mu cyaro, ngaho ibyo kurya byo mu mujyi. Ese inshuti zanjye mubona nk'abafata neza koko? Ariko namwe ndabashimira kuko mufata umwanya mukabireba. Burangiye wenda ndanyurwa byiza, ndanyurwa. Ibitunguru noneho murabizi ko akenshi njya mbivanga n'inyanya, biterwa n'ikintu ngiye guteka, nibyo nabasobanuriye. Uyu munsi ntabwo mbivanga. So bakurikiyeho gutunganya amagi. Inshuti zanjye murabona ko y'amazi maze kuyakuramo muri bya birayi. Ngiye gushyiraho amavuta. Yes. Nimara amavuta namara gushya birumvikana ndashyiramo ibirayi tutunganya ifiriti yacu. Then ikiza gukurikiraho ibitunguru nabikase, poivro nazikase, inyanya nazitunganyije, sigaje gutunganya amagi. Shoti yanjye nkurikiye, ntujye kure, ukomeze ube hafi, dukomeze dutekane, tureka amavuta abanza ashye. Yes, amavuta yacu arahiye. Yes. Noneho amafiriti yacu tuyaha iminota nk'ingahera. Mbibutse ko hari umuntu ubanza kuyatogosa mu mazi, gufata ibirayi nyene yabikase gutya nk'amafiriti, agatogosa mu mazi iminota mike cyane, akabiza nyine mu minota mike, mu gihe bikiri imijugwe akabikuramo. Hari n'ubiteka gutya akayishyira ashyira ibirayi mu mavuta, nabyo ntacyo byishe. Ikindi cya kabiri, hari abantu babanza gushyiraho umunyu ku birayi. Reka mbabwira akantu k'ubwenge. Iyo ushyizemo ibirayi mwo umunyu utarabishyira mu mavuta,
ibyo bituma binywa amavuta, bituma ibirayi binywa amavuta. Akosaka nuko ubwenge mbunguye mwari mukazi mwaze muva mu mazi gusimba nabigishije. Bisobanura ngo ngewe umunyu mushyiramo nyuma ukoresha wa munyu baminjira utagira ingaruka. Ariko nyine bitavuze ngo utawufite ukoresha n'usanzwe ukawutekana nyine nk'ibisanzwe kugira ngo utarya umunyu mubisi. Ibiti zacu zisigaje nk'iminota nk'ibiri yonyine zikaba zirabonetse. Wowe ukomeze ube hafi ntujye kure. Harageze ko rero twarura ifiriti yacu yahiye. Yego. Nza nkayibanza hano kugira ngo amavuta aze gusigaraho. Hakurikiyeho rero gukaranga ibitunguru na pavuro. Okay. Ndagira ngo bamenyeshe abantu, mbwira abantu ko ngewe ibitunguru ntajya nemera ko bishya. Ngiye guhita nshyiramo inyanya. Buri muntu wese ajya akurikira uko Mama Zuru yateguye ifunguro rye. Ni ukuri nubikurikiza uzajya umpamagara cyangwa ndike muri comment ubwira uti Mama Zuru uteka ibyo kurya biryoshye. Hari n'ikindi kintu ushaka kubamenyesha kandi kuvuga tugambo twinshi ibitunguru bitacana harashyiramo inyanya. Nze mbabwira akantu k'ubwenge. Okay. Mbabwira akantu k'ubwenge inyanya zitarashya. Iyo ukoze bino bintu ugahita ushorera n'inyanya n'ibitunguru bitarashya neza na pavuro, buriya kuryoshya ibyo kurya by'umuntu, kuryoshya ibyo kurya ni akaboko k'umuntu. Kuryoshya ni akaboko, ni tekinike, ntabwo ari ugupfa guteka tufa nkarange ngire gute apana. Ni tekinike bivuga ngo kuryoshya. Hari umwana yigeze kujyaza mu rugo gakunda kurya mu rugo iwanjye, noneho rero akaza akambwira ati Mama Zuru ubundi ibyo kurya watetse tuwese uraryoshya n'ibishyimbo bikaryoha koko. Bisobanura ngo ibintu byose ni tekinike, ntabwo ari ugupfa guteka. Twese turateka ariko twese siko turyoshya. Hari umuteka ukagira ngo neza nta n'umunyu urimo, wanumva unarimo ukumva wagira ngo ntabwo yigeze abitekamo amavuta, ukumva nta cyanga bifite, mbese ukarira kubera inzara tu. Ibyo rero burya ibintu byose tujye twigishanya. Nk'ubu nubiteka gutya umureke wari ufite ukuntu ujya uwuteka wowe, nawe none uzahindure uteke nk'uko nawutetse hanyuma uzambwira. Okay, inyanya ni mugezi zitarashya nitashyiramo royiko. Ndagereranya nshobora gushyiramo nk'agace k'akayiko, noneho nkashyiramo na black pepper. Nakashyiramo gace cyane kugira ngo itaza kubyara urusenda rwinshi. Kagaragura.
turakurikizaho icyo bita amafiriti yacu tukayashyira muri za nyanya, bya birungo byacu mwabonye twakaranze, puwavuro, ibitunguru, inyanya, hanyuma dushyiramo black pepper na royiko. Noneho turavangavanga gutya. Iyo tumaze kubivangavanga, tumaze kubihuza neza, umuntu ukurikiye Mama Zulu, iyo tumaze kubivangavanga agasiyete amaze guhura, urabona ko bimaze kugira gute kwinjira ku mafiriti. So amagi nayakubise, murabibona njye nakoresheje amagi 4, ibirayi byo byari nk'ibirayi 3 maybe, banza ari 3 cyangwa niyo nibuka neza. Ndahita nsukamo amagi, nabikurikiye, gasukamo amagi. Hanyuma iyo maze gushyiramo amagi, ngira gute, ndapfundikira, muresheje uyu mupfundikizo se umufuniko. Ya tugiye guhindura wa mureti wacu n'amafiriti, mbese muri make ya special yacu tugiye guhindukiza kugira ngo no hejuru hashye. Yes, asi hagiye gushya neza. Ako murabona ukuntu bisa neza nshuti zanjye, agashokora cyangwa se akaruje bordeaux, umva birasa neza pe. Nawe uzabigenze gutya, nepfundikire gatoya. Yes, se mwagize ngo umureti wacu ntiwahiye? Special yacu yahiye, kandi ndayarurira kuri ya sahane nahindurijeho. Umva nshuti zanjye, urahumura. Wow, yes, mwabibonye? Karibu cyane rero, nabonye umureti wacu ukuntu uryoshye. Bakunzi ba Mama Zulu, ntabwo uyu munsi turi busangire, ndimo kwirukanka cyane, ntabwo ngiye kwicara ngo dusangire. Tuzasangira ubutaha, umuntu wabanye nanjye muri gahunda ya special. Imana iguhe umugisha, tuzabonana ubutaha. Bye bye.